Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nimwishimane na Yeruzalemu, mwebwe mwese abayikunda, nimuhimbarwe, musabe ibyishimo hamwe nayo, namwe mwese abayiririraga. Muzonka amashereka kandi muhazwe n'ibere ryayo ribahumuriza. Nimukomeze mwonke kandi muryoherwe n'ibere ryayo ryarese. Uhoraho avuze atya: dore ngiye kuyiyoboraho amahoro atemba nk'uruzi, n'ikuzo ry'amahanga ribasendereho nk'umugezi. Muzamera nk'abana bari kwibere, bahagatirwa kandi bagasimbagizwa ku bibero. Uko umubyeyi ahumuriza umwana we, nanjye niko nzabahumuriza, maze muri Yeruzalemu muzahumurizwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Nimuzirikane abayobozi banyu, ababamenyesheje ijambo ry'Imana, mwitegereze uko barangije ubutumwa bwabo, maze mukurikize ukwemera kwabo. Yezu Kristu ntahinduka, ari ejo, ari none, no mu bihe byose. Ntimugatwarwe n'inyigisho z'amoko menshi,
kandi zitandukira, kuko ikiruta ari uko umutima wakomezwa n'ingabire z'Imana aho gukomezwa n'ibyo kurya bitagiriye n'akamaro ababiha agaciro. Twebweho dufite urutambiro, abakorera mu ihema badafitiye uruhusa rwo kurya ibiruvuyeho. Koko kandi amaraso y'ibitungwa ajanwa n'umuherezabitambo mukuru ahatagatifu rwose ngo ahongerere ibyaha, naho inyama zabyo zigatwikirwa inyuma y'ingando. Ni nayo mpamvu Yezu yababarijwe inyuma y'umurwa ngo amaraso ye bwite atagatifuza imbaga. Nidusohoke natwe tumusanganirire inyuma y'ingando twikoreye agashinyaguro ke, kuko nta murwa uzahoraho dufite hano ku isi, ahubwo turashakashaka umurwa w'igihe kizaza. Kubwe rero ntiduhweme guhereza Imana igitambo cy'ibisingizo, ni ukuvuga imvugo yamamaza izina ryayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohane. Ibyo birangiye haba umunsi mukuru w'Abayahudi. Yezu aboneza ajya i Yeruzalemu. Aho i Yeruzalemu hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi cyitwa Betesida, mu Gihebureyi kikagira amabaraza 5.
muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika, barimo impumyi, abacumbagurika n'ibirema, bose bategereje ko amazi yibirindura. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga muri icyo cyuzi akabirindura amazi, maze utanze undi kuyajyamo akimara kubirinduka agakira indwara arwaye iyo ari yo yose. Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Yezu abonye uwo murwayi aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati mubyeyi, singira umuntu njugunya mu cyuzi, igihe amazi yibirinduye iyo ngerageje kujyamo nsanga undi yamanukiyemo. Yezu aramubwira ati haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Ako kanya uwo muntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. Uwo munsi hari ku isabato. Abayahudi babwira uwakijijwe bati none ni umunsi w'isabato, nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe. Arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ngo nimfate ingobyi yanjye maze ngende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo ufate ingobyi yawe ugende? Ariko wakijijwe ntiyarazi uwamukijije uwo ari we, kuko Yezu yari yigendeye mu kivunge cy'abantu benshi bari aho. Hanyuma Yezu amusanga mu ngoro aramubwira ati dore wakize, ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icya mbere. Nuko uwo muntu aragenda abwira Abayahudi ko ari Yezu wamukijije. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Yesu ni nyagasani. Yesu ni nyagasani. Yesu ni umukiza. Haleluya. Amen, amen, amen. Ijambo ry'uyu munsi ni Ivanjiri, ni inkuru nziza kuri njyewe, ni inkuru nziza kuri wowe waba uri hano cyangwa uduteze amatwi ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni umunsi w'ibyishimo. Amen. Ngo ni umunsi w'ibyishimo. Ngo nimwishimane. Ngo nimwishimane na Yerusalemu. Uyu munsi dufite inkuru nziza y'ibyishimo. Nimwishimane na Yerusalemu. Reka dufate hano Yerusalemu ko ari kiliziya, Yerusalemu ko ari umuryango w'Imana. Uyu munsi kiliziya irishimye, yishimiye kwakirira abana bayo hano ku ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya. Ni ibyishimo bya kiliziya, umubyeyi wacu. Rero ngo ibyo byishimo ifite
ngo nitwishimane nayo, ngo nimwishimane na Yerusalemu, nimwishimane na kiliziya. Nihabuze abantu baje bababaye ku buryo butandukanye, bafite ibibazo byinshi, harimo ibyabarenze, ariko uyu ni umunsi wo gusubizwa kwanyu. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo nimwishimane na Yerusalemu, ngo nimwishimane na Yerusalemu. Hari impamvu zo kwishima, kuko uyu ni umunsi udasanzwe mu buzima bwacu. Ni umunsi wo gukira, ni umunsi wo gukizwa, ni umunsi wo kubohoka, ni umunsi wo guhura na Yesu. Amen. Dufite impamvu rero y'ibyishimo, ngo nimwishimane na Yerusalemu. Mwebwe mwese abayikunda nimuhimbarwe, mwese abakunda kiliziya nimuhimbarwe, kuko kiliziya ari umubyeyi wacu. Mwese abakunda umuryango w'Imana nimuhimbarwe, nimusabe ibyishimo. Nimusabe iki? Ibyishimo. Nimusabe ibyishimo. Ni ukuvuga ngo ibyishimo byawe nibisendere, nibisabe, nibirenguke, nibikuvemo, bigaragarire mu maso, bigaragarire ku munwa. Ukubonye abonye kugize gute? Abone ko wishimye. Nicyo bivuze ngo nimusabe ibyishimo. Ngo namwe mwese abayiririraga, ngo hari ijambo rikomeye ngiye kubabwira, ngo kugira ngo nimuzonke, ngo muzonke amashereka. Ngo nimuzonke iki? Amashereka. Muri uyu mwiherero twibukijwe ko turi iki? Ko turi iki? Ko mudasubiza, twibukijwe ko turi abana b'Imana. Nagira ngo musubiramo, twibukijwe ko turi abana b'Imana. Bwira mugenzi wawe turi umwana w'Imana kandi iragukunda. Uri umwana w'Imana kandi Imana iragukunda. Ngo muzonke amashereka. Ubundi amashereka nyine abana nibo bonka iki? Amashereka. Uri umwana w'Imana niwe ugomba konka amashereka. Ariko ngo amashereka na Yerusalemu, ni muri kiliziya wongera ayo mashereka. Ngo muzonke amashereka kandi muhazwe n'ibere ryayo, ngo ribahumuriza. Amen. Ngo ibere rya Yerusalemu, ibere rya kiliziya ngo rigize gute? Ngo rirabahumuriza. Ngaho nimwicare mwonye rero, ubu mugiye konka. Mugiye kugira gute? Ubu tugiye konka. Kiliziya ni umubyeyi, ni umubyeyi w'umugore. Niyo mpamvu mwibara Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaefezi ni mutwe wa 5 umurongo wa 32 na 33 agereranya umugore nande na kiliziya. Ngo bagore mwubahe abagabo banyu nkuko kiliziya yubaha Yesu. Ngo bagabo nimukunda abagore banyu nkuko Kristo akunda kiliziya. Rero kiliziya ni umubyeyi w'umugore, kandi umugore aba afite amabere angahe? 2. Tugomba konka ku mabere yombi, amabere yombi ya kiliziya. Ngaho rero twonye tugiye konka. Ibere rimwe ni ibere ry'ijambo ry'Imana. Buze ngo iki? Ibere ry'ijambo ry'Imana. Nizere ko mwatangiye konka ku ibere rya kiliziya, konka miki? Ijambo ry'Imana. Ngo nimwonye. Nimwonye. Hari abadaheruka konka, hari abadaheruka mu kiliziya, ariko uyu munsi baje. Kiliziya arabakira nk'abana babo, nabo nibagira gute? Nabo nibonke. Hari abataherukaga kuza mu kiliziya kumva ijambo ry'Imana, uyu munsi nabo nibagire gute? Nabo nibonye, bahazwe n'ibere ryayo, bahumurizwe. Uyu ni umunsi wo guhumurizwa. Bihebye mwese mwaje
uyu ni umunsi wo kugira gute? Ni umunsi wo guhumurizwa. Hari abihebye bakavuga bati biturangiriyeho, dufite ibibazo byaturenze. Uyu ni umunsi wo kugira gute? Wo guhumurizwa. Hari abagerageje kwiyahura kuri ibibazo bari bafite, ariko uyu ni umunsi wo kugira gute? Wo guhumurizwa. Ni wo ijambo ry'Imana uragira gute? Urahumurizwa. Urahumurizwa. Muzonka amashereka kandi muhazwe n'ibere ryayo ribahumuriza. Nimukomeze mwonke. Ngo nimukomeze ubutaretsa, ntabwo iryo bere, ntabwo amashereka kama muri iryo bere, rihora rirese. Ngo nimuhore mwonka, ntimugacogore konka, nimukomeze mwonke, ngo kandi mugire gute? Muryoherwe. Amen. Bon appétit kuri iryo bere ry'ijambo ry'Imana. Komeze mwonke kandi muryoherwe n'ibere ryayo ryarese. Iyo umwana arwaye hari igihe ataryoherwa n'ibere, kubera ko arwaye yarigataho akarekura kubera uburwayi. Niyo mpamvu Yezu uyu munsi aradukiza kugira ngo tujye duhora turyoherwa no konka iri bere ry'ijambo ry'Imana. Tujye turyoherwa n'ijambo ry'Imana. Ngo ibere ryarese, muryoherwe n'ibere ryayo ryarese. Ari iryo bere ry'ijambo ry'Imana twonka. Ariko hari n'indi bere ry'amasakaramentu. Hari ibere ry'ijambo ry'Imana n'ibere ry'iki? Ry'amasakaramentu. Hari igihe waba udaheruka guhabwa amasakaramentu. Baba we, hari abantu bonka ibere rimwe ry'ijambo ry'Imana bakarekera aho ngaho. Ariko hari n'indi bere ry'iki? Ry'amasakaramentu. Hari amasakaramentu duhabwa kenshi. Niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana rivuga ngo mukomeze mwonke, mukomeze mwonke. Hari amasakaramentu duhabwa kenshi. Isakaramentu rya penetensiya, isakaramentu ry'ukarisitiya, nta masakaramentu duhabwa kenshi. Ngo nimukomeze mwonke, mujye mukomeza muhabwa ayo masakaramentu kuko bibahuza n'Imana. Hari abadaheruka guhabwa penetensiya. Hari buri uyu mwihero twagize akanya ko guhabwa penetensiya, kwakira imbabazi z'Imana, kwakira impuhwe z'Imana. Muri uyu mwiherero umaze icyumweru twagize akanya ko guhabwa ukarisitiya ntagatifu. Ariko hari abadaheruka guhabwa penetensiya. Hari abaje muri iri koraniro badaheruka guhabwa penetensiya. Abashe urutoki hejuru turebe. Abadaheruka guhabwa penetensiya, urutoki hejuru. Urutoki hejuru, urutoki hejuru. Nimuhumurizwe n'iri jambo Yezu ababwiye. Imana irabakunda. Nimuharanire guhora mwonka kuri iryo bere ry'amasakaramentu. Mu maparuwasi mwaturutsemo, uyu munsi turi kwa gatanu, ejo ni kwa gatandatu. Ariko kiriya cyumweru nagiye kuvuga ngo muzaha amahoro abasaseridoti b'iwanyu, mubabonaho mubone uti nk'isakaramentu ry'iki? Rya penetensiya, kugira ngo wonke kuri iryo bere ry'amasakaramentu, maze ubone uko wahabwa n'umubiri wa Yezu, isakaramentu ry'iki? Ry'ukarisitiya. Ngo muzonke amashereka kandi muhazwe n'ibere ryayo ribahumuriza. Nimukomeze mwonke kugira ngo mukure neza, kugira ngo mubyibuhe kandi muryoherwe n'ibere ryayo ryarese. Uhora havuze atya ngo ngiye kuyiyoboraho amahoro atemba nk'uruzi. Dore ngiye kuyiyoboraho amahoro atemba nk'uruzi ni Yeruzalemu. Ngwino uvoma amahoro muri Yeruzalemu, ngwino uvoma amahoro mu kiliziya. Ngo n'ikuzo ry'amahanga ribasendereho nk'umugezi. Kristo Yezu akuzwe. Ngo muzamera nk'abana bari ku ibere. Ngo nk'abana bari kuki?
bari ku ibere. Hari ijambo rivuga ngo ari ku ibere, ngo muzamera nk'abana bari ku ibere. Wumva ko uri umwana Imana ikunda nk'uri ku ibere. Ngo bimeze gute rero? Muzamera nk'abana bari ku ibere, bahagatirwa kandi bagasimbagirizwa ku bibero. Muri abana Imana ikunda ngo isimbagiriza hehe? Ku bibero. Ni ukubatetesha Imana, ni ukubaha keya. Ngiyo keya y'Imana mu buzima bwacu, ngo iradutetesha mu muryango wayo, dutesha mu muryango wayo, ngo tukamera nk'abo bana bari ku ibere, bagahagatirwa bagasimbagirizwa ku bibero. Uko umubyeyi ahumuriza umwana we, nanjye niko nzabahumuriza. Kandi iyo nzayujujwe uyu munsi, ngo nk'uko umubyeyi ahumuriza abana be, nawe Imana ije kugira gute? Kuguhumuriza. Amen. Uyu munsi rero ibyishimo dufite ni ibyishimo byo gukira, ni ibyishimo byo gukizwa, ni ibyishimo byo kubohoka, ni ibyishimo byo kumva urukundo rw'Imana nk'umwana uteteshwa n'ababyeyi be. Amen. Imana iradukunda nta gushidikanya. Wowe wamaze iminsi ushidikanya wibaza n'Imana igukunda, wumva ngo kuri gusimbagirizwa ku bibero, umeze nk'umwana usimbagirizwa ku bimero, wakira iyo keya y'Imana mu buzima bwawe uyu munsi. Wowe uvuga uti baranyanga, turabibona mu ivanjiri. We wihebye, wumva ko urukundo rw'Imana rurenze imivugire mu buzima bwawe. Mu isomo rya kabiri twumvisha amagambo akomeye, ariko ndagira ngo ngaruke kuri iri jambo: ntimugatwarwe n'inyigisho z'amoko menshi kandi zitandukira. Ngo ntimukagire gute? Reka ngira ijambo ndisubiremo, ndivuge murisubiramo. Ntimugatwarwe n'inyigisho z'amoko menshi kandi zitandukira, kuko ikiruta ari uko umutima wakomezwa n'ingabire z'Imana, aho gukomezwa n'ibyo kurya bitagiriye akamaro ababiha agaciro. Turi mu gihe cy'inyigisho nyinshi, mutega amatwi none, turi mu gihe cy'inyigisho nyinshi kandi zigize gute? Zitandukira. Ibene izo nyigisho ziraturwaza. Twaje gukira no gukizwa, ariko hari indwara turwaye kubera inyigisho z'ibinyoma, inyigisho zitandukira. Uyu munsi twanazita inyigisho z'ibinyoma, twanazita inyigisho z'ubuyobe. Hari abakristo barwaye indwara nyinshi ziteye gutyo kubera bariye ibiryo bitabagirira akamaro, ibiryo bigaze, ibiryo birimo mikorobe, inyigisho z'iki? Z'ubuyobe. Nawe wakira inyigisho z'ubuyobe urarwaye. Wakira inyigisho z'ubuyobe zikubuza amasakaramentu ntuheruka kuyahabwa, zikubuza ubwisanzure muri kiliziya. Wakira inyigisho z'ubuyobe uhora uzenguruka amadini n'amatorero, wabuze ikikizo ubuzima bwawe kubera inyigisho z'ubuyobe, kubera inyigisho zitandukira. Wumvise izi nyigisho zitandukira zirimo n'ubutubuzi, aho abantu babatuburira bitwaje iki? Ijambo ry'Imana. Nimube maso, mwitondere inyigisho zitandukira. Uyu munsi tekereza mu buzima bwawe, niba utaratwawe n'inyigisho z'ubuyobe, ugata ukwemera, ugata amizero, ugata urukundo rw'Imana kubera inyigisho zigize gute? Zitandukira. Ngo rero, ngo ntimugatwarwe n'inyigisho z'amoko menshi. Izo nyigisho tunazisanga noneho henshi ku mbuga nkoranyambaga
ndagira ngo uzashobore guhitamo imbaga nkoranyambaga wazajya ukurikira zisangwaho zibarizwaho inyigisho z'ukuri, kugira ngo wirinde inyigisho zigize gute zitandukira. Iyo umenyereye kurya ibyo biryo biturutse mu nyigisho zitandukira, ari mikorobe urwara, ari uburwayi urwara, kandi ubwo burwayi bufata ukwemera kwawe, bikarangira ukwemera kwawe kurwaye, kwemera kwawe ndetse bikarangira unaguye, kubera ko wakiriye inyigisho z'ubuyobe, inyigisho zitandukira. Ariko rero iri jambo ry'Imana twasomewe nanone, twabwiwe ngo mu Baheburayi 13:8 ngo Yesu Kristo ntahinduka, ari ejo ari none no mu bihe byose. Yesu Kristo ntahinduka, ahora ari muzima. Uko yari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko azagira gute, niko azahora. Ni Yesu Mukiza, ni Yesu dukiza, ni Yesu utubohora. Ngo none ari byo dukwiye kumutura, ngo ni ibisingizo. Niko twumvise muri iri somo, ngo kubwe rero ntiduhweme guhereza Imana igitambo cy'ibisingizo, ni ukuvuga imvugo yamamaza izina ryayo. Yesu dukiza, Yesu tubohora, nta kintu dukwiye kumutura uretse ibisingizo dukwiye kumutura, kubera ko adukiza. Ntahinduka, uko yarari niko ari, kandi niko azagira gute, niko azahora. Uko yakijije uyu twumvise wabaga ku cyuzi, niko nawe aje kugukiza, wishidikanya. Uyu nguyu yakijije twumvise mu Ivanjiri, ngo yabarizwaga he? Ngo i Yerusalemu, ngo hafi y'irembo ry'intama, ngo hari icyuzi cyitwa iki? Betesida. Ngo icyuzi cyitwaga ngo iki? Ngo cyitwaga Betesida mu Giheburayi, kikagira amabaraza 5. Betesida nyine ni izina ry'iki? Ry'Igiheburayi. Ariko ngo birasobanura ngo ni inzu y'impuhwe. Amen. Betesida biravuga ngo ni inzu y'iki? Y'impuhwe. Iyo nzu y'impuhwe rero turayizi, inzu y'impuhwe. Impuhwe z'Imana zigaragarije hehe? Muri Yesu Kristo. Niwe umeze nk'isoko y'impuhwe, umutima wa Yesu umeze nk'isoko y'impuhwe. Navuga ngo rero ubu twageze muri Betesida, tuyirimo, twitegure kugira gute? Twitegure gukira. Turi mu nzu y'impuhwe, turi mu mutima wa Yesu. Reka tubirebe. Ngo muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika. Hari harwaye abarwayi bangahe? 10, 20 bangahe? Batabarika. Hari abarwayi benshi batabarika, kabaje hano nabo ndi kubona kubabara byangora, ariko nuvuge ngo turi benshi ntidushobora gukira. Muri impuhwe z'Imana nazo ntizigira iki? Urugero. Impuhwe z'Imana ntizigira umupaka, impuhwe z'Imana ntizigira urugero. Nubwo bari abantu batabarika, ariko impuhwe z'Imana ntizibarika, ntizigira iki? Ntizigira urugero. Hari abantu rero batabarika, harimo impumyi, abacumbagira, ibirema, bose bategereje ko amazi yihindura. Kuko rimwe na rimwe umumarayika aramanukaga muri icyo cyuzi akabirindura amazi, maze utanze abandi kujyayo, akimara kubirinduka agakira indwara arwaye iyo ariyo yose. Uko niko bakizwaga, kwa amazi yibirinduraga, ufite umuntu aho hafi akamujugunyamo agakira. Ariko uyu munsi impuhwe z'Imana zadusesekayeho muri Yesu Kristo, inzu y'impuhwe z'Imana, igicumbi cy'impuhwe z'Imana ni Yesu Kristo. Umutima we ni inyanja y'impuhwe, nkuko mama Faustina bitubwira. Ntabwo ari iki cyuzi cy'i Betesida cyari gifite metero zingahe kuri zingahe, abantu
bakarwanira kwinjiramo, ahubwo impuhwe z'Imana uyu munsi zadusesekayeho muri Yezu Kristo. Niyo mpamvu tubona umutima wa Yezu usohokamo imirasire ituruka mu mutima wa Yezu, igaragaza ko impuhwe z'Imana zadusesekayeho. Ubu rero tukaba dufite amizero muri we. Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Hari uburwayi waba umaze igihe abantu barihebye. Uyu munsi wenda ntiyabuze mu bari hano bihebye, bamaranye uburwayi igihe kirekire. Uyu munsi ni uwanyu. Amen. Uyu munsi ni uwanyu, uburwayi umaranye igihe kirekire. Uyu munsi ni uwanyu. Ni uwanyu kuko ugiye guhura na Yesu. Uyu munsi ni uwanyu. Hari ijambo arakubwira ngo Yesu abonye uwo murwayi, kandi umenye ko Yesu ari kukureba. Ngo Yesu abonye uwo murwayi ngo aryamye, ngo amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, ngo aramubaza, turashaka gukira. Amen. Urashaka gukira? Urashaka gukira? Abashaka gukira ni bande? Abashaka gukira. Ibanga riri aho ngaho ko mushaka kugira gute? Ngo urashaka gukira. Icyo ushaka Yesu arakigukorera. Urashaka gukira, ngaho ibanga riri. Yesu arashaka kugukiza, ariko arashaka kukubaza niba nawe ushaka kugira gute? Gukira. Urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, mubyeyi, wumva ukuntu aratangira ahubwo kujya mu matiku. Ntabwo arahita amusubiza, ni ukuri rwose. Ahubwo aratangira kuvuga ati, kubera iki? Yararwaye igihe kirekire, hanyuma agera igihe cyo kugira gute? Cyo kwiheba. Uyu munsi ni inkuru nziza yo guhumurizwa, wikwiheba. Ntabwo yamusubije icyo amubajije, ahubwo yahise avuga ati, mubyeyi, singira umuntu njugunya mu cyuzi igihe amazi yibirinduye. Yongerageje kujyamo, nsanga undi yamutanzemo, yamanukiyemo. Nsanga undi yamanukiyemo. Ayo magambo ariko arimo ubushake bwo gukira, kuko nubwo nta muntu umusunikira mu cyuzi ngo arabigerageza, yabigerageza bikanga, kubera ko nta mbaraga zo kumusunikiramo zihari, bikaba birarangiye ntashobore gukira. Muri ayo magambo harimo ko ashaka kugira gute? Ashaka gukira. Urashaka gukira? Icyo kibazo Yesu yamubajije, amusubiza amaganya ye. Nawe ushobora kuba ufite amaganya, uvuga uti abantu barantereranye, nararwaye mbura numvuza, wenda iyo mvurirwa ahangaha nari gukira, nabuze umuntu ngirira neza, nabuze umuntu mvuza. Ibibazo byose ufite ushobora kuba hari umuntu bigerekaho watumye ubutameze uko umeze uyu munsi, ariko icyo si cyo cy'ingenzi. Wireba abo ngabo, wireba abo ngabo, ubwo reba Yesu ukureba. Reba Yesu. Hari umuntu witirira ibyago ufite. Birashoboka ko ibyago ufite, ibibazo ufite, uburwayi ufite, ubumuga ufite, hari umuntu ubyitirira. Ariko ngo icyo si cyo cy'ingenzi uyu munsi, ahubwo reba Yesu ukubwira ngo urashaka gukira. Ngo Yesu aramubwira ati, haguruka ufate ingobyi yawe ugire gute? Haguruka ufate ingobyi yawe ugende. Haguruka ufate ingobyi yawe ugende. Haguruka, kira agahinda, kira ishavu, haguruka. Va mu kwiheba, va mu ngobyi y'ukwiheba, haguruka. Va mu ngobyi y'akababaro, va mu ngobyi y'agahinda, haguruka. Va muri iyo ngobyi yaguheranye, ukaba warihebye, ukaba uhora wijujutira abantu ngo nibagutabara. Haguruka. Haguruka. Hanga amaso Yesu. Yesu araguhagurukije ngo va muri ibyo ngibyo.
guhaguruka bivuga kuzuka, bivuga kuva habi ukajya heza, bivuga kuva mu mwijima ukajya mu rumuri. Haguruka, zuka, umeze nk'uwapfuye ariko Yesu arakuzuye, Yesu aragukiza, Yesu araguhagurukije. Haguruka kandi ufate ingobyi yawe, wisiga ingobyi yawe. Hari impamvu yo guhaguruka ugafata ingobyi yawe ukayiheka. Ntabwo ugomba kuzibagirwa aho Yesu yagukuye. Ingobyi yawe igomba kukwibutsa aho Yesu yagukuye, kugira ngo utirara, kugira ngo ujye uhora uyireba, urebe urukundo rw'Imana. Haguruka ufate ingobyi yawe. Ibibazo wahuye nabyo Yesu akagusubiza. Ntabwo ukwiye kubyibagirwa ngo ukwiye bizahindura isura. Uzajya ubyibuka uvuga utari ko Yesu ni mwiza, Yesu yarakoze, Yesu yankuye hariya. Ngo ntuzibagirwe Yesu wagize gute, wagukijije. Iyo ngobyi aho yagukuye ahora hakwibutsa ibyo Yesu yagize gute, ibyo Yesu yagukoreye. Iyo ngobyi kandi ni ikimenyetso cy'ubuhamya. Ngo ni muzambera abahamya. Yesu ugukiza ugomba no kumubera abahamya, ukereka abandi aho yagukuye, ukavuga uti dore aho yankuye, maze ababyumvise nabo bagashobora kugira gute, gusingiza Imana. Bagashobora gusingiza Imana. Hari igihe tubwira abantu muze mutanga ubuhamya, ukabona abantu bafite ubwoba, ukabona abantu bafite isoni. Iriya ngobyi niyo kutagira isoni yaho Yesu yamukuye, ahubwo ikamutera ibyishimo, yayikubita amaso atari ko Yesu uri mwiza, wankuye ahakomeye, wankuye ahabi. Haguruka ufate ingobyi yawe ugire gute, ugende, usubire mu rugo, ugende ubwira abandi ibyo Yesu yagize gute, ibyo Yesu yagukoreye. Iyo ukomeje gusoma ivanjiri usanga uriya muntu ataramenye uwamukijije, ariko ngo bongeye guhura arabimenya, kuko yamubwiye ngo uramenye ntuzongere gucumura ukundi. Hari ugukira kuri roho, hari no gukira ku mubiri. Benshi bakira ku mubiri ariko ugasanga kuri roho ntabwo hakize. Gukira no gukizwa birajyana. Twakira umukiro, dukira kuri roho, dukira no ku mubiri. Dukiza indwara, dukizwa indwara, ubumuga bwose, duhabwa ibisubizo ku bibazo dufite. Ariko nanone nitwibagirwe roho zacu, ko tugomba kugarukira Yesu, ko tugomba gukurikira Yesu, ko tugomba kugumana na Yesu, ntidusubire inyuma. Iyo wakijijwe ku mubiri ugasubira inyuma, Yesu hari icyo yavuze ngo ibintu bikazaba bibi. Yamubwiye ngo witore ntuzacumire, ngo bitazongera kukubana bibi, bitazongera kukubana bibi. Dore wakize ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icya mbere. Gukira ku mubiri nibiherekezwe kandi bijyanirane no gukizwa kuri roho, kugira ngo ikibazo twari dufite kitazaba kibi kurusha uko cyari mbere tutarakira. Amen. Turagushimiye Nyagasani Mukiza wacu, tugushimiye ibyo watangiye kudukorera muri iri sengesho. Uri Umukiza, uri Umwami, uri Umucunguzi, uri Nyagasani. Turashaka kwakira umukiro wawe, turashaka gukira ku mutima, turashaka gukira kuri roho, turashaka gukira ku mubiri. Turakwiyeretse, ntitugishaka Betesida y'i Yerusalemu muri Palestina. Umutima wawe ni Betesida yacu, twiringiye impuhwe zawe. Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwemera, Yesu ndakwemera, Yesu ndakwemera, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda. Amen, amen, haleluya.